aza kuzamo nipfundikira Cameraman, tira amafaranga. No. Cameraman, Sinze ko meze neza dukurikira mu bice bigiye bitandukanye burasirazuba n'imirengerazuba n'amajyepfo n'amajyaruguru. Turi mu mujyi wa Kigali, turi mu bice bigiye bitandukanye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Of course mwenye nitwa Ceketu umugabo ukina n'abana ukina n'abanyina usora atandukanye mu bice bitandukanye. Sibanganya inkuta twase twasanga isare n'amadongo Rwamage Kigali News ku murongo TV. Ubu tuvugana saa 9 z'ijoro ariko intumwa niyitwa ngo yitwa Rubanda. Tamanze setting fresh ndebe bamubyeyi uri muri Australia mu gihugu cyitwa Sydney wanumye nagutumikira ni muri abanyamakuru b'ibisambo si muri abandi mu amafaranga mukaba yituma mubizeye bakabahemukira do kamera imbo yankubise none nigize sonya umuganga mwemere umutungo abe kumwemera umutungo hari ibyamusabye hari n'ibyamuhaye umubyeyi mu gihugu cya Australia leta muri Sydney aravuga ati je mfite umunyamakuru wanye nize ry'utumwana buri wese ariko buranije ziba mu mara ati genda yampaye itike pe genda ugira guti umfatira umutungo mfite na namba kodi ya bank ariko yambwe umutungo ngiye ko wa $47,000 z'amadolari uvamo $1 million ujyane mu rugo niyo mpamvu turi hano nyamuna indanina kandi ntemuke namukena kare byiza wa mama ndaza kuguhamagara video call tuze kuvugana ariko nizeye ko ameze neza mu gihugu cy'u Rwanda mu mahoro muri paradizo mu bimwe n'ubwinyo no muri demokarasi abari muri Amerika bameze mute abari Saudi Arabia bameze mute abari mu Budage mu Bigi bameze mute abari East Africa yose cameraman wanjye yamwatikiranye nawe bashatse kwiruka sanga bitangondera ariko bambye ngo ujyane igikarito ujyane ni dolari rimwe harabibonye muri video ejo bundi umusiramu yakoze akazi ni muganga musiramu ariko ngo nicere munsi y'igiti kuko ngo muganga ari mubwiye ngo wamubyeyi ngo ahantu waburiye amahirwe yaninyatsi nibyo rufite bikayoyoka inyatsi kakoga na ahantu agiye kwihagarika munsi y'igiti tayari nyatsirasa ariko yabyaye mukuyo niyo mpamvu agiye kumudoga hari kintu mubona na kimwe mubona karacyozoza da kazende ngo yizesi akamana n'umwana yitwa ngo yitwa nde umutekano wo mu Rwanda nta handi na hamwe usanga kwa Gisuguti usanga hese ningera ahantu ngo ari munsi y'amamodoka uramuga yanahandaye ungata ku gikamyo ngo bita nicira munsi y'igiti ndagikita ariko ndaga ahandaye akongera kugerera ngakamu bahageze rube naha yambwi ngaha gabucu pamubiri yambwiye kana do gabucu sungu ana hore sika ze muhamagara wa mumamaje ko ma video call mu gihe muganga nawe tuza kuvugana muhamagara sha ndarima we n'ubura amashusho je nashatse kwerekana ko natumwe kandi numwe nago ye kumuhamagara video call kuri WhatsApp ari muri Australia mu gihugu cyitwa Sydney nakurahiye baravugisha ko ye kumamaga babikora mu bararera abanyamakuru duhura nabyo turizerwa ariko hari n'abanyamakuru bahemukira abantu baba batumye ariko muri abo nago kanze ndebe ko biza gukunda
ariko muganga musiramu nawe yakoze ibitanga cyangwa niba bahuje uyu mubyeyi yaranomye njye nashaka kura muganga ariko n'abadukurikiye ya do n'amadore magana abiri do ngaho muganga rero ubu niwe tugezeho umuganga ngo yajyanye munsi y'ibiti ndetse gatoya ndetse gato mpamagara muganga sha ndetse gato njye ntacyo nakora narahamagara muganga musiramu akomeje kuba musiramu yabaye musiramu nimero za muganga uyu mubyeyi se kuko namuvugisha cyane n'amafaranga ye do amadolari ngayo amena mubishyireho intumwa halo from United States. Halo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubu ndi munsi y'igiti ifite n'ikarito. Wa mama wo muri Australia mu gihugu cya Sydney yantumye kandi wambwiye ko ugomba kubikora neza. Ya madolari ndayafite 200 n'ikarito. Bantumye muga ndi intumwa ntabwo twapinze kuko si ubwa mbere byo kureba ibintu bitanga nzamuke ahantu ni gatoya se ibihe bibazo bimba ntumpane kuko nta n'umwe yamuga yamaye idolari 100 namufashije ntago namusuzumwe ntago namuriye ibyo nyine uramu mama nyine waguhaye ari amadolari 3000 by'idolari yantumye arambwira ati bikore habona amani na kode ze ngonze kwashyira kuri banki ngumva n'igihumbi cy'idolari cy'ishimwe kwamenye n'itike none se muga konda ahantu numva inoze zinya nzamukeho gato ndi munsi y'igitana muri ruramuga have sigaho nakosa giri muwe muze giri muwe nzamukeho gato muze oya ntago ndi umutubuzi ntago ni banyamakuru batumwe bakarya iby'abandi yaranyize yabonye nomero zanjye kuri YouTube zanjye nk'umunyamakuru zisanzwe zirwa 95 zazi ni zanzi 82 zirwa 95 arantuma kandi ne mwarivuganiye urakoze cyane mubyeyi muganga narahawe muganga utaneze inkuba urakoze nanjye inkuba y'umukiro yego muga none se burije kandi nasize mudamu n'abana mu nzu zamura umutungo muri no karito wambwiye ati nitwaze ni karito n'ibyamubwiye n'amadolari 200 ngo ugiye kuzuza kino gikapu niho ndi munsi y'ibiti kamera madobereke mu mwijima ndahari muga mfite n'ikarito mu ntoki ku buryo uriya mumama wo muri Australia mu gihugu cya Sydney aza kubona ubutunzi bwamwemera urakoze cyane nubikora ni nomero za tawazisa kuri screen.
ya abasilamu ndabemera pe uzuza kino gikarito mvanga ukabyana no mama mukana namuhamagare kuri video call ndavuga ati bundagiye ubucupa ndabufite nabasanzemo bubiri busa bw'ubururu nta kintu kiri siya nabushyizemo uriya mumama inkuru nziza ihita imugeraho muga nadushyizemo umva muga ni ukuvuga wa mubyeyi mu gihugu mu mujyi wa Sydney muri Australia baruzamura uducupa tubiri nadushyizemo dusa tw'ubururu n'amadoranye afite mu ntoki nzamuke hano haruguru se wabikoze habona ko ndi mu mwijima nzamuke gatoya fuka yego nakibonye yego nakibonye hanyuma zino nota ndishyire hehe nabikoze yego inoti imwe ndayifite $1 ry'amanyamerika iya mbere nayijugunyemo n'iyindi nyijugunyemo azi ko buriya gashobora kuba kana nabirangije amafaranga nayashyizemo na twa ducupa turimo ujya kuzamura umugore bibone aze kuzamura nipfundikira se kamerama tuna amafaranga no munyama kamerama moga wabonye wa mugore moga urakoze ngiye kumubwira ko byose nabibonye do akoraze ubonye baduko nyine izi mbaraga muzikura he mukora n'ibiki kapfundikira iby'abandi nyama we kapfundikira iby'abandi moga ngo mukora ibiki hanye n'ibiki bo mugaruza n'ibyiro abateye ngo zabo se n'abafite inda banze kwibaruka n'abateye ngo zabo bafashe ndakumva usira Muga abantu bari mu mahanga nk'aba ngabo bakora ibitangaza iyo batohereza abanyamakuru no mu mahanga mugerayo mukora kimwe cyose muga abantu babitirira se bahora babitira barya abantu barabamaze ariko urimo gukora ibitangaza byinshi ko abanyababo
muga ibintu bimwe umubiri ni ibiki muga mbanyamo n'imyenda n'ingofero ibintu biramaze girimo mubyeyi muga urakoze